welcome on this is read my Bible is today bivuze ngo Uwiteka yavuze kongera kuduhuza kuri uyu munsi udusome ijambo ryayo. Nkuko bisanzwe rero tugomba kumanza twagira ute twasenga. Ngaho muhombeke dusenge. Uwiteka mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje, waturinze dore twavuye mu rugo amahoro tuje hano kuri tere ngo dusome ijambo ryawe, turishimye cyane. Ubwo Uwiteka mwami Imana yacu turanagushimira ko waduhaye megabayiti ukaduha icyo kunywa, kuko urabizi ntago twasoma ijambo ryawe ishaka cyatwica. Wakoze cyane rero, reka dusome ijambo ryawe kandi uturinde dusoze amahoro. Amen. Okay, nk'uko rero mubizi abasomye igice cya kabiri twarebye uburyo Yesu yagarutse agatura mu mudugudu w'i Nazareti. Akaba ari naho haturutse ngo umunazareti. Yesu ntabwo yavukiye Nazareti, ubwo yahungukiyeyo avuye Isiraheli. Yari yarahungiye muri Egiputa, avuyeyo ahita ajya gutura mu mudugudu w'i Nazareti, ahita aba uw'i Nazareti. Uyu munsi rero dore ni ku gice cya gatatu muri Matayo, igice cya gatatu tugiye guhera ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yohana umubatiza yigisha anabatiza. Turareberamo nuko Yesu yabatijwe. Click subscribe. Abatazi Ikinyarwanda, this is English or this is videos. Thank you. Igice cya gatatu umurongo wa mbere haravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane ubwami bwo mwijuru, mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi. Ibyo kurya bye byari nzige n'ubuki bw'ubuhura. Maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose no mu gihugu cyose kiteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya kwari ababatiza mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanwe no kubatizwa, arababaza ati, mwa bana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihaniye. Ntimukibwire muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sokuruze. Ndababwira ukuri yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muraya mabuye. Ubwo yari akibwira abafarisayo n'abasadukayo. Ndetse ubu intore zigezwe ku bishitsi by'ibiti. Intore zigejeje ku bishitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza
kiracibwa kikajugunwa mu muriro. Kikajugunwa mu muriro. Jeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi n'ibikwiriye no kumubatiza inkweto no kumutwaza inkweto. Ubushobozi uzaza afite burenze nubwo yambwira ngo mutwaze inkweto ziwe. We yavugaga uzaba umusumba, oya yari Yesu, mubyumva neza. Okay, nuko ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo uzawucanisha umuriro utazima. Umurama w'iki? W'ayo masaka. Umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Murakoze cyane. Noneho tugeze kuri ka kantu, nuko Yesu aza ngo bamubatize. Ku gice cya 3 tugeze ku murongo wa 13. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo dukwiriye ngo dusohoze ukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru rirakinguka, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Akimara kubatizwa, Yesu abona umwuka wera asa nk'inuma araza, aja kuri iki? Aja kuri Yesu. Aja kuri Yesu. This is the link is this is my church. Yes. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, ngo uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ako kantu murakumvishe. Yesu akimara kubatizwa, umwuka wera yavuye mu ijuru asa n'inuma, avuga ijwi rirenga riti, nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Yesu yari umwana w'Imana bidasubirwaho. Imana yari Mariya, nuko Imana ibyara Yesu. Yari yaragize Mariya Yesu kuri Mariya, babyara Yesu. Imana iravuga iti, ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Icyo cyari igice cya 3. Ndaje ducome cya 4 turebe ngo kiravuga ngo iki. Kandi zabuze kireba.